Mu minsi yashize abarundi bariteruye bati perezida Paul Kagame ngo ararwaye yenda gupfa ngo ahubwo yanapfuye. Perezida ku munsi wo kwibohora ejo ku itariki enye yagize icyo avuga kuri bino bintu. Icya mbere perezida Paul Kagame yaragize ati ese ni gute umuntu muzima w'umugabo yiterura akagenda akavuga ngo mugenzi we ararwaye yenda gupfa, kandi ikindi hari n'igihe umuntu aba yibereye muri gahunda z'akazi cyangwa se yifitiye ibyo ari gushyira ku murongo mu gihugu cyiwe adashaka kwiteza abantu benshi cyangwa ngo bamubone, undi muntu akaza akiterura akavuga ngo umuntu ararwaye ngo yenda gupfa. Perezida Paul Kagame yavuze ngo ese niba umuntu ashobora gushinja undi muntu ngo yapfuye cyangwa se ngo ararwaye, ese ubwo ngubwo umurwayi ninde, umupfu ninde hagati y'uwo ngo bari kuvuga ngo ararwaye n'uwo nguwo uri kuza avuga ngo umuntu yapfuye cyangwa se ngo ararwaye nta makuru yuzuye abifiteho. Ni nyuma y'uko hari hashize iminsi myinshi hanyuranamo amakuru avuga ngo perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ararwaye. Yaragize ati ku munsi w'ejo ku itariki enye z'ukwa karindwi 2025 yaravuze ngo yego nibyo umuntu ashobora kurwara pe, mu buzima nta muntu n'umwe utajya urwara, ariko se kuba umuntu arwaye byo ni ngombwa ngo abo ngabo bazi ko urwaye batangire kugugerekaho ngo noneho nyuma y'uko urwaye wapfuye? Ese ibyo bintu nibyo abantu b'abagabo baba bagomba gukora? Yavuze ngo rwose ababivuze mukorwe n'isoni kuko njye ndabizi neza ko ndi muzima nta kibazo mfite, kuba ntaragaragaraga ni uko nari nifite ibintu byinshi ndi gutegura. Yaragize ati ntabwo ari ngombwa ngo mvuge ibintu byinshi ku bijyanye n'ibibazo wenda umuntu aba yagize n'ibyo bari gutegura, ariko ikigaragara cyo njye ndi muzima. Ikintu cya mbere bari biteguye abo bose bavuga ko perezida arwaye, baravuga ngo nataza kuri uyu munsi nyine by'umwihariko kuri uyu munsi wo kwibohora ngo noneho baravuga ko ahubwo yenda gupfa. Gusa icyo ngicyo yagiteye ishoti, yabatsinze igitego kimwe, noneho yariyiziye ahubwo amara n'amasaha abiri perezida Paul Kagame ayafashe ijambo ari kuvuga ubona ko yemye nta kibazo afite. Ikindi kandi aranahaguruka agira ikintu yibwirira abanyarwanda. Yarababwiye ngo uyu ni umunsi wo kwibohora, ni umunsi igihugu cyafashwe, ni umunsi igihugu cyakuwe mu maboko y'abanzi. Icyo twe tugomba gukora ni ugushyira hamwe, ubwo yavugaga ubumwe, gukunda igihugu no kugikorera, ikindi kandi no gutahiriza umugozi umwe nk'abanyarwanda twiyubakira igihugu. Nyuma y'uko abaturanyi cyangwa se ibihugu by'ibituranyi byo byari byaserebuye muri Kongo, amavidewo yirwaga acicikana, mu Burundi yirwa acicikana bavuga ngo perezida Paul Kagame ararwaye yenda gupfa, ariko yaje abereka ko nta kibazo afite, ikindi kandi anabatsinda igitego kimwe. Perezida Paul Kagame rero yaje avuga ku by'uburwayi byiwe, avuga ko ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'akazi. Yavuze ko ari ibinyoma bihimbiye, batangira gukora amayediti menshi atandukanye kugira ngo babone uburyo bamusebya, banamugaragaze ko umuntu wenda gupfa, banagaragaza igihugu cy'u Rwanda nk'igikwiye gufashwa, kubera ko n'ubundi bino bihugu nyine ntabwo biba byishimiye ko Paul Kagame yayobora, ntabwo biba byishimiye ubutegetsi by'u Rwanda, kubera ko nyine muri Afurika niko byubakitse. Iyo babona umuperezida ari guteza igihugu cyiwe imbere, batangira kumwanga, gushwana, nta n'ikintu bapfuye, kubera ko nyine abayobozi ba Afurika bameze nk'abantu bapfuye mu mutwe. Mbega iyo babonye umuyobozi yimereye neza, igihugu cye kimeze neza, ibibera iwabo bibi we bitagera mu gihugu cyiwe, niwe batangira kumva ko nyiri ubwo ngubwo afite ubundi buryo nyine akoresha bw'igitugu kugira ngo ibyo bintu bibi biba mu gihugu cyiwe we ntibe mu gihugu cye. Perezida Paul Kagame yavuze ko ibyo ngibyo abantu bamuvuzeho bitamureba, ndetse ko nta n'umwanya tugomba kubereza nk'abanyarwanda, ahubwo twebwe icyo tugomba gukora ari ukwiyubakira igihugu cyacu, ndetse tukanagomeza no kurwana ishyaka kugira ngo tugomeze gutera imbere twe nk'abanyarwanda. Yavuze ngo icyo wakora icyo ari cyo cyose upfa kudakora ikintu kibi, upfa kwiteza imbere ukareka abanzi bakavuga, kubera ko ibi ngibi ngiye mu matiku ntaho naba ntandukanye nabo, ahubwo icyo ngomba gukora njyewe ni ukwiyicarira hamwe ngatuza nkabihorera, nkabereka ko ibyo bavuze ari amahomvo, kuko perezida Paul Kagame buriya ntabwo ajya avugira ku karubanda cyane, gusa iyo umwihaye arakuvugira, kandi yakubwira mu migani ku buryo
uzajya gusesengura ugasanga yanakubwiye nabi kurenza wowe uko wabitekerezaga. Umukuru wacu w'igihugu ameze neza, nta kibazo afite kuko nabikubwiye ejo yaje kuri speech cyangwa se gufata ijambo avuga ku buryo igihugu cy'u Rwanda cyabohowe ndetse n'ibyo tugomba gukora kugira tugomeze gusigasira ubusugire bw'igihugu cyacu. Afata umwanya ugera ku masaha 2, ntabwo ari bimwe by'iminota 10, 20, wapi, yafashe amasaha 2 ayamara ari kuvuga kugira ngo noneho yereke abanzi be ko ahari akomeye kandi agifite n'imbaraga nyinshi kurenza ahubwo na mbere. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo Perezida Paul Kagame yavuze ngo niba umuntu ashobora kwiterura akaza avuga ngo wapfuye, ngo urarwaye kandi uri muzima atanafite n'amakuru yuzuye, ubwo hagati yawe nawe ninde mupfu ninde murwayi? Reka ngushimire ko nyuma y'icyo kiganiro nkubwire ngo uri kuri Rwanda Issa Room TV, ukore subscribe kuri YouTube channel, ngirwa abanyende Issa. Ciao ciao.